tujye gusengera abantu batanu tujye gusengera umuntu utabyara niko umwuka ari kunyemeza nanjye ndatanga icyanjye igitekerezo uravuga bane nanjye mvuga uwa gatanu nta kibazo tujye gusengera umuntu utabyara Imana imuhereza urubyaro tujye gusengera umuntu ushaka gushaka no gushakwa bikaba byaranze Imana imwubakire imuhereza iki urugo tujye gusengera undi muntu wa gatatu maze mu bushomeri igihe kinini n'ibyagerageza naho yadepoje bikanga bikananirana tujye gusenga Imana imuhereza iki akazi undi muntu wa kane tujye gusengera umuntu ushaka gukizwa uwo niwe nanjye nari ngiye kuvuga n'urugiye gukizwa gatanu ubwo ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza niwe nanjye navuze ngo uwo ni wa kane umuntu yumva ko byananiranye abona inzira byaranze akavuga ni nakizwa bigenze wagerageje akajya mu bapfumu akabona byanze ibintu byose byaranze ukeneye gukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ubundi urugendo urimo ibyagucanze bigacanguka uwo ni wa kane ubwo reka ngire uwa gatanu rero uwa gatanu tujye gusenga umuntu uri mu rugo akabona urugo rugiye gusenyuka Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza mwerereye hose Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose. Mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngo ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ngeneje ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza umunsi byanze kubera impamvu runaka nawe utagizemo uruhare ariko burya hano ku isi ubuzima habamo kenshi amahirwe n'ibibazo hari ibibazo umuntu yikurura n'ibyo akururwa n'abandi n'ibyo atezwa na satani ariko byinshi n'ibyo kwikururira akenshi ariko hari n'ibituzaho tukabona nyine utabigizemo uruhare nabivuze hari ibiza bikakugwira rwose wowe nta n'ikibazo bikakugwira wese nk'umuntu agusanze utanamuzi mutanasangiye akagutuka usanga n'agaketi kawe wakanitse bakagatwara ariko cyangwa inkweto yawe waranditse kuko bivuze urayimeje uyiguze ejo bundi hadashize iminsi 3 ugasanga bigize bite cyangwa ukodesheje ahantu muri uburyo bwo birahari umaze ukwezi wishyuye inzu amezi 2 mbese n'ahantu hashaje bagiye gukodesha mbese bahashyira moto kubera imvura none ukibaza aya mafaranga nari nyabonye ari nk'igitangaza warayakoreye warazigamye ntabwo atagize biragenda bite ibyo ni ibibazo utikurura yani ibibazo utikurura kuri kamwe cyane n'umukozi w'Imana meze neza ndashima Imana rero neza cyane ndashima Imana gake biragaragara burya na ari ku mutima gatetekara ku muntu biragusa ndashimira Imana cyane kandi ndahimbaza Imana turashimira Imana n'abantu bake abake ni umuntu waguhamagaye ni umuntu wakwifurije ibyiza ni umuntu ukuvuga neza burya bari Imana n'abantu bake n'abadukurikira burya ku YouTube tujye tubashimira umuntu wese wakoze subscribe Imana imuhumuje umuntu wese ukora like utitotomba akakureba uwo muntu aba ari umunyamugisha Imana bahereza umugisha nabo bantu turabashimiye bari muri ba bakeya dushimira kuko iyo bari benshi tuba twaravuye aho turi tugeze ahantu ariko muri benshi twagize habonetse mu bakeya abo bake baturyama mu bibazo batubaho mu bisubizo batubaho mu bigeragezo ntibadusiga mu byishimo bakuhabana natwe imvura igwa babana natwe izuba riva babana natwe twariye babana natwe tutariye babana natwe twambaye babana natwe tutambaye babana natwe dushimira babana yuko Imana yabakoresheje bakabana natwe buri muntu wese wagize uruhare mu buzima bwawe mu buzima bwacu mu buzima bw'umuntu wundi akabaho kubera wowe Imana respect Imana bahereza umugisha nukuri mu abantu bo kuba kuko aba bantu bagiye babikora bitabasagutse bagiye babikora ari byo bafite byonyine bakabyigomwa bagiye babikora kubera urukundo bagiye babikora kubera umutima turabashimiye rero aba bantu rero abantu mvuga ngo ndashimira Imana n'abantu bake aho nakamuna kavanye naho ngaho mu byumba muri abantu bo kuba ariko uzi umuntu gukunda ntacyo gucaho ntacyo muha utanakunditse akagukunda burya Yesu nta bodi nta mani ntaki waruze nta n'iki akagukunda umuntu wagukunze ntacyo ufite
uwo niwe wagukunze urukundo rwa nyarwo. Umva ukuntu Bibiliya itubwira ngo Imana ireba abari mu isi cyane, ngo ibone ko badakwiriye gupfa, ibone ko badakwiriye kwicwa n'ibyaha, ngo irangije itanga umwana wayo w'ikinege ariwo bita Kristo Yesu. Imutanga nta kishingiye, iramutanga, iramutwoherereza. Yari umuntu umwe wenyine. Reka mbabwire ngo buriya umuntu ugukunda ntacyo yabura yaguha. Burya yanatembera akaza kugusura yavuze ati urwo narwo ni urukundo aba yaguha. Burya kugura na mitiyu y'ijana burya narwo ni urukundo. Abantu muri iki gihe bongera bimakaze ishusho y'urukundo kandi kureka Imana imuha umuntu w'umugisha. Amen. Umwe wenyine sha ndamwakiriye. Najyaka umuntu umwe. Urakoze n'ukuri kw'Imana kandi ndizeye, urabizi ko nizera cyane kandi bibeho. Amen. Uzi umuntu umwe w'umugisha wenyine uzi yuko aza agahindura byose. Urwo ntabwo ugarukiriye wewe, Kagame wenyine yahinduye byose. Imana yajyana ku isi itwohereza umuntu ari we Yesu ahindura byose. Umuntu umwe uzi yuko aza abantu bagatangira ngo usigaye ubahe. Yagukiza kuri gahunda, kuri disipurine, akugira inama, akugendera akagura ngo bino bikora bitya, bino ntibabikora bitya, bino babigenza uku, ibi ntibabigenza uku. Uwo muntu umwe w'umugisha abakenewe. Bibiliya ijambo ry'Imana mva ukuntu ritubwira ngo mu muriro batama abagabo batatu, Sadraka, Meshaki na Abedenego, ngo babateramo bagira ngo bagiye gushya bapfiremo. Ngo bagezemo basanga umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Vuga ngo amen. Ngo yabatanzemo arimo rero ariho yibereye. Umva igitangaza cyaba muri amasaha no muri aka kanya udukurikiranye wese Imana imuremera umuntu w'umugisha, umwe gusa umugisha. Ikintu cy'abantu noneho Nebukadineza ngo agiye kwitegereza, agiye kureba wizamo talebo shandorebo seregrebo lesansema tangoregre, ngo yitegereje ngo abona harimo undi muntu, ngo uwo muntu afite ishusho yo kwera asa na marayika w'Imana. Baravuga ngo ntitwatayemo abantu batatu. Ati yego. Si bari batatu gusa. Ati yego. Ko mbona undi muntu wa kane, kandi uyu muntu wa kane akaba afite ishusho y'umwana w'Imana. Reka mvuge iri jambo mu buhanuzi zanye muri aya masaha. Imana ikuremera umuntu ukuvana mu itanura ry'umuriro. Imana ikuremera umuntu ikuvana mu kaga urimo wicayemo. Umuntu ngo yasagaze muri iryo tanura ry'umuriro. Yabwiye Sadraka na Meshaki na Abedenego arababwira ngo itangazo. Ati tangazo. Ati tangazo. Ati rwose nabuze aho murira namwe live. Ubu turi kumwe live. Bariya batipe babonye Kristo live ataraza ku isi, bamubonye live. Umva umuntu w'umugisha, umuntu umwe uramusanga mu byago, umuntu umwe w'umugisha aza nta papa nta mama nta nyogosenge nta senyenge, umwe wenyine araza kandi ntabwo ajya abaza amakuru yawe. Umuntu wagukunze ntabwo abaza amakuru yawe n'amateka, nta nubwo bamuguteranya. N'uwumva umuntu ngo baduteranyije, ngo umuntu yazaniye amagambo ngo yakumbwiye ngo yagiye, ngo ntabwo mukiri kumwe, ngo ntabwo ashobotse, ngo njye urananiye, ngo ndakurambiwe, ngo naraguhararutswe, ngo burya si buno. Uwo muntu ntabwo aba ari uw'umugisha. Oya, uwo ni purake, ntabwo ari uwo dukeneye. Ukeneye umuntu w'umugisha ubana nawe mu byiza no mu bibi, mu makosa yawe ahubwo akayaryama hejuru. Wizene kotalebo zeneshe neregrebo isikitaregrere. Umuntu umwe w'umugisha wenyine w'umugisha, umuntu w'umugisha. Yesu ntabwo yabajije ngo mbese ngo maze sinzabucungura avuka he. Reka da, w'akazi ke kari ukuza gusa akabikora. Ndashimira Imana yuko itubona tubabaye, ikatubona turi mu gahinda, ikatubona twanzwe, twatawe, twahararutswe, badutaye, badutereranye, batakituvugisha, batatwumva, batadukunda, batagize gute. Yarangiza Imana y'amahoro ikohereza umuntu, uwo muntu w'umugisha akaza agahindura ibidahinduka, uwo muntu w'umugisha akaza akerekana ibiterekanwa, uwo muntu w'umugisha akaza akagushyira kuri standard, akakuzamura, akakugiraho kuba. Uwo muntu numubona ujye umwumva, uwo muntu numubona ujye ubana nawe, uwo muntu numubona ujye ushima Imana ko yaguhaye umuntu. Ntabwo ari abantu bose tugomba gushimira Imana ko yaduhaye. Oya, hari n'abaza baguteje ibibazo, bakaza kugira ngo akuneke. Dufite abantu baza kugira ngo baneke abandi, bajajinga abandi, bajora abandi,
urinde cyangwa se agira ngo yerekane ububi bwawe kandi bakazatwereka ubuzima ko ari baza batwereka yuko badukeneye baza batwereka yuko aribo bantu doke twari twarabuze ariko atari cyo kibaza ari bamaneko ubuzima bwacu Imana igukize maneko ku buzima bwawe Imana imukukubitire mu izina rya Yesu abantu bakunetse baza bakeneye ku rugo rwawe abanaka business yawe abanaka ibyo ukora abanaka inshuti zawe friends abanaka uko igihe uzarongorerwa n'igihe uzarongorera abo ngabo Imana ibegezeyo mu izina rya Yesu ukeneye umuntu uza akifatanya nawe mu byiza cyangwa mu mubabaro umva gahunda y'Imana rero Bibiliya uzi ko nitubwiye umva ubwire gahunda y'Imana rero ko muntu yari yingiye itangirira 1:26 Imana iravuga iti turamo umuntu agira ishusho yacu ase natwe ubundi ibintu twikora twese tugomba kuba dufite ishusho y'Imana Imana yaguhemukira yakuvuga nabi yakwica donc twagombaga kuba dufite iyo shusho y'Imana twese none tugasa n'Imana mu mico n'imimerere batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igicuruka n'igikuruka hasi cyose agitwara Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye 1:27 umugabo n'umugore abo ngabo niko yabare kwisi hari ibitsina bibiri n'umugabo n'umugore n'abakobwa n'abahungu abo bantu bose rero bari mu ishusho y'Imana hari abantu bajya babaza ngo mbese Imana ni umugabo cyangwa ni buri gisubizo barakibona umugabo n'umugore ari mu ishusho y'Imana ubwo mu yandi magambo Imana yaba umugabo Imana yaba umugore Imana ni byose Imana ni byose umwana yatemberanye na papa wiwe ngo bageze mu muhanda abaza papa we ati kira kintu iki ni inyoni iri mu kirere isaramubwira ngo ni indege umwana aravuga ariko papa usigaye umesha nawe usigaye unyesikoroka kabisa ntago ari ibyo bintu ntabwo ari byo ise none ngo atembereza umuntu munsi umwana ku kibuga cy'indege begera indege aramubwira ngo iyi ni indege ati ni kakandi kari hejuru mu kirere hamwe ni mwana wanjye uko wizeye ikintu niko ukibona abantu bakomeze bagirira Imana icyizere abantu bakomeze bizera Imana Imana iracyavuga Imana iracyakora Imana iracyavugana natwe kandi rero izatugirira neza rero izatugirira neza Imana izatugirira neza twagiye tubona Imana ituvana ahantu hatavanika bivuze neza Kinyarwanda ahantu mwicura burindi ry'umuriro ahantu hadashobotse ahantu hataraho kuvanwa tugize mugisha n'amahirwe Imana iratuzaho birabango n'abasaza mu isayo y'ivata ry'ibyaha ngo ngunyuzeho sanga wigaragura ndavuga ngo nubwo watawe ku gasozi waratawe nubwo wanzwe ukaba waranzwe nta n'umwe wakugiriye impuhwe ngo akugirire ibambe akubonye gutyo Ezekiel 16 arabaro ngo ngunyuzeho nsanze wigaragura mu ivata ry'ibyaha lepize meshangore bore grade navuga ngo ngerubeho tuzanye barutubwira abantu ngo nibongere babeho ongerubeho byari byanze ariko baho ongerubeho mu rugo rwawe ubeho ongerubeho mu buzima ubeho mu barozi babaneho mu bakwica babaneho mu izina rya Yesu twongere tubeho Imana ishimwe cyane twongere tubeho rero twongere tubeho twongere tubabaneho Imana y'amahoro iduhereze kongera kubaho yego yego Imana irema umuntu umugabo n'umugore niko yabare kandi umugabo n'umugore imaze kubarema buryo nuko nguko byari bimeze umugabo n'umugore niko yagize gute yabare umuntu nakugirira nabi uzamenye ko yataye ubushusho bw'Imana ntago bakiri Imana birakomeye ko ariko twibereho muri inosi tugomba guhinduka turahemuka turagambanirana ibibi byose byatugiyemo twatakajwe ishusho y'Imana ufite mama ndamufite arashahari yego uzagira gutya umusure umuganiriza ejo bundi twari turi kumwe nta wow byiza cyane nangwa na Imana igoreza amahoro n'imigisha ni byiza arabandi batakikoza kujya gusura abahanyina cyangwa bararenga n'abandi ngo bihakana abanyina n'abandi ibyo ni ibyaha bibi cyane ni ibintu bibi Kigali ngo dufite abakobwa ngo ajya kurongorwa akazana nyina akamukodesha kandi nyina agize gute n'abantu mwe abo ni abadayimoni ba mbere bo gutuma urwo rugo rutazigera
rubaho. Nyoko ni nyoko ntabwo asimburwa, ni pièce ne pas ne change pas nada, ntabwo ari pièce uhindura muri moto ngo ni mama ni mama, nyina w'umuntu niwe mwiza nyine, nta wundi mwiza usibye mama, ntagabaho nta n'uzabaho. Umunyarwanda yavuze ngo akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu akabura ntikaboneke. Niba ngo ni ikintu cyabura wanagishaka ukanagihiga ukanakishyurira amafaranga, ariko si umugabo ugiye gushaka ufite amafaranga. Oya, akabura sikaboneke si n'umugore ugiye kugira, akabura ntikaboneke ni nyoko. Mama mvuze ikinyarwanda cyiza ngo ba nyoko, ntabwo ndukanye. Nyoko ni ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cya kindi cya mama, ntabwo ari ikinyarwanda. Nyoko nicyo kinyarwanda, nyoko iso nicyo kinyarwanda. Mama ntabwo ari ikinyarwanda. Mama zari ikinyarwanda, ibirimi bagenda bapfundikanya, ahubwo tuzige nyoko. Genda umbwirire nyoko. Oya, byo ngibyo ni ibitutsi byawe ntakuza, kandi ndamusengera none nawe ndaza kumusengera, akeneye isengesho mukaye, kandi niwe muntu wajyaga wumva ijambo ry'Imana. Mama Imana igumugisha ahise abikosora. Yero uzamubaze ngo mama mvuka nari meze buruzi ibintu yakubwira, waje nta na kimwe wishoboreye, ari we wenyine uri kwita bigengesereye, agufata ukuntu abantu bose baza bakakugirira imbohe. Buriya bose umubwiye ngo kana kandi rero ati yego, dufite n'abantu baduteruye turi impinja, atari urukundo badufitiye, ahubwo baje kutugirira nabi, ariko bahageze babona turabo kugiririrwa imbuhe, ntibatwica. Ntabwo bigeze babikora, birabananira. Uruhinja ni uruhinja, buri muntu wari we wese agirira imbuhe. None Bibiliya tubwiye ngo Ezekiyeli baramufata bamuta ku gasi adafite, akivuka nta n'akahe, akahura kazi. Ibyaye murabizi mwe, ibyaye se n'undi utabizi n'utabizi. Reka tukoreshe ngo nta na pampegisi wari wambaye, amalanje. Abo abatayazi bafite amalanje kera ni ibintu bacaga ku bikwembe by'abamama bakagenda. Amalanje ahubwo umenya n'udusashe baguraga mu isoko, twaguraga Turuwasa na Desa, n'ubu umenye tutararenga aho ngaho. Ariko ubu ngubu haje pampegisi, bubuse ku bintu byasirimutse, ibintu byagenze neza. Bireva ngo bamutaye ku musozi nta n'akantu n'akano uwo mwana afite, ngo Imana imunyuzeho wasanga yigaragura aho hantu, iyo ubwayo imugirira impuhwe. Reka tubwire abantu muri uyu mugoroba ngo Imana igirira abantu igirira impuhwe, twibwirire abantu ngo Imana ibagirira impuhwe mu izina rya Yesu. Aho abantu batakugiriye impuhwe, Imana nizikugirira. Aho abantu batakwemeye, Imana nikwemeze. Aho abantu batagukunda, yo nigukunda. Kandi nikwemeza abantu ntabazahakana. Reka da muri byo ngo icyo nkundira Imana rero, barakwangika kwemera, baraguca nayo igaca kanzu, barahonyora igahuhaho. Icyo nicyo cyo nyine dukundira Imana. Uzi yuko iyaba Imana ubwayo, uranyumva, itaratuye kure, abantu bari kugira akise kuturega ku Mana. Ubu mirongo yo kurega Moses bigeze kure, ariko turashimira Imana ko yatuye kure. Ntabwo wabona tiki kujyanayo, ni imbwa n'isengesho. Nari urisenga ikabanza ikagenzura niba Moses akijijwe, yasakije abandi ndabyanze, yereka avuga niba yarakijijwe n'umwana wanjye arakaraka, Imana kabyanga. Amahirwe yawe ni uko abantu bakurwanya, ni uko abantu bakuvuga, ni uko abantu bakwanga, ni uko abantu bakurogana n'Imana yawe. Iyo uza kuba uri wenyine uba warapfuye, byararangiye. Ariko ikosa babikora wararangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, rero ntabwo azabyemera, ntibizakona. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka, bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Abakuroze bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Abakuvuze bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Hari gitara riri nkunda cyane, uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatungira kuri uyu musozi utuyeho, uzagubwa neza mu maso y'abatabishaka. Ayiwe, utungireho abantu batakwifuza kutungira. Ubu buhanuzi butavangiye,
ucururize ahantu abantu batakwifuza gucururiza. Ubyarire ku musozi bakubengeyeho. Ubyarire ku musozi abantu bakurogeyeho. Usezerane ku musozi bakubengeyeho. Urusengero bakuhagarikiye abari kuberamo pasitori. Haleluya, Imana ishimwe. Dushimira Imana yuko imigambi y'abantu atari nk'iy'Imana. Abacuruzi ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ese icyo yavuze no kugikora ntizagikora, n'ukuri ko Imana izagikora. Imana ntikibeshya ntigihinduka, izari ibyo yavuze byose ni ukuri. Imana ntabwo igibeshya nta nubwo ihinduka, izera ibyo yagize gute, ibyo yavuze. Tujye gusengera abantu batanu, tujye gusengera umuntu utabyara, niko umwuka ari kunyemeza. Nanjye ndatanga icyanjye gitekerezo, uravuga bane nanjye mvuga uwa gatanu, nta kibazo. Tujye gusengera umuntu utabyara, Imana imuhereza urubyaro. Tujye gusengera umuntu ushaka gushaka no gushakwa bikaba byaranze, Imana imwubakire imuhereza iki, urugo. Tujye gusengera undi muntu wa gatatu maze mu bushomeri igihe kinini n'ibyo agerageza naho yadepoje bikanga bikananirana. Tujye gusenga Imana imuhereza iki, akazi. Undi muntu wa kane tujye gusengera umuntu ushaka gukizwa. Uwo niwe nanjye nari ngiye kuvuga. N'urugiye gukizwa wa gatanu. Ubwo ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aha, niwe nanjye navuze ngo uwo ni wa kane. Umuntu yumva ko byananiranye, abona inzira byaranze, akavuga ni nakizwa bigenze. Wagerageje akajya mu bapfumu akabona byanze, ibintu byose byaranze. Ukeneye gukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ubundi urugendo urimo ibyagucanze bigacanguka, ubona wa kane. Ubwo reka ngire uwa gatanu rero. Uwa gatanu tujye gusenga umuntu uri mu rugo akabona urugo rugiye gusenyuka. Ni namba. Aba bantu nibo tugiye gusenga. Kandi aba bantu tugiye kubasengera. Ubundi twaganiye n'umuntu atubwiye ati ko umuntu n'umurongo abantu baje gusezerana. Uriya nuko mutajya muza kundi munsi. Muzasanga umurongo ungana kuri abantu baje gutandukana. Yego. Ni ikibazo gikomeye. Tujye gusengera ingo kugira ngo Imana isukemo amahoro. N'abari benda gutana Imana yongere bahuze bongere babeho. N'abari bagiye kuvuramo ubuzima ubona ngo abana babe hariya abandi babe hariya. Tujye guhuza ibintu mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu. Ibyo bintu kandi bigira bite, bihurike. Ibyo bintu biremwe. Ukeneye gufashwa ni 078 388 700. Ukanyarukira ku Ishiru TV ugakora subscribe na like na comment. Ishiru TV wasanga ijambo ry'Imana. Sibyo rero? Ndabyemeza. Simbemera. Tujye gusengera aba bantu Imana inyeretse. Yego. Zamura kwizera nibura muri aba bantu. Aho uri hose. Wowe aho uri hose mu bihugu bitandukanye. Pfukama tujye gusengera isengesho. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana igereza, uri Imana ikomeye. Dusengere aba bantu bose wamishuriye wanyeretse. Ubagirire neza mu izina rya Yesu. Ubatabare uhindura ubuzima bwabo. Abatarashaka ubahereze gushaka. Abatarashakwa ubahereze gushakwa. Mu izina rya Data wa twese. Vana inzitizi zose mu izina rya Yesu. Ubaka ingo zubakike. Uvanemo akajagari, uvanemo umudugararo, ubahereze kumvikana, ubahereze ubuzima, ubahereze icyerekezo, ubahereze kugirirwa neza. Ineza y'Imana nibabeho, presence y'Imana nibabeho. Mu izina rya Yesu twatuye umugisha w'Imana no guhuza mu buryo budasanzwe. Dusengeye mwami Imana abantu badafite akazi, ubahereza akazi. Niwe Imana ishobora byose. Ikibazo cy'ubushomeri ni ubushomeri burababaza, ubushomeri buragora, ariko bavana mu bushomeri ubahereza akazi. Bavanemo mu izina rya Yesu. Tuzagaruka bavuga ngo twabonye Imana ikora, twabonye Imana ifungura, twabonye Imana isubiza, twabonye Imana itanga, twabonye Imana iturengera, twabonye Imana ituremera. Mana mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga zawe. Umuntu wese utarakizwa, umuntu wese ushaka guhinduka, akashaka kuva mu byaha akongera akisanga yabigiyemo, agashaka gukizwa akongera akasanga yabigiyemo, muhereza agakiza ku buntu bwawe. Ndarambura ikiganza ku buzima bwe, ndarambura presence y'Imana ku mibereho ye. Muhereze guhinduka, ibyaha bimunukire, ahinduke rwose, amaramaje. Ineza y'Imana nimubeho mu izina rya Yesu. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura igitangaza cy'Imana. Umuntu wese ukurikira iki kiganiro ahabwa ubuntu bwawe, ahabwa ineza yawe. Uri Imana idukunda tudakunditse. Uri Imana yagiye idufata ugahindura ubuzima bwacu. Sabiye buri muntu wari wese uri bwumve kino kiganiro umugisha, umuhereza umugisha, umuhereza ubuzima bw'impinduka, umuhereza ubuzima bwo kukubona, ubuzima bwo kugushima, ubuzima bwo kubona ineza yawe mu izina rya Yesu.
urakoze mwami turagushimye gukura imana yera turakunezerewe kuri gitangaza nuhimbazwe nushirwe hejuru urakoze ko bikoze lebezeme kotare grare none niteka ryose amen akira gukira akira ubuzima buhinduka akira ubuzima bw'impinduka kuko imana yawe iri hejuru ubuzima bwawe imana bahereza umugisha murakoze cyane muze reka tugushimire cyane rero yego murakoze nawe ushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro niba utarakoze subscribe kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu kora subscribe rwose abo ni muri abantu bakiyadushimira na share unabyohereza abandi babigize neza amahoro y'Imana bane nawe murakoze cyane amen amen shalom